nagira ngo bigenzure neza urebe amateraniro wakurikiye yose, urebe niba hari ikintu byigeze bikumarira, urebe niba ibi bisebe byawe byarasizwe amavuta, urebe niba warigeze gukanda ibi bibyimba, urebe niba umeze nk'uko Imana ibishaka. Nkurikije iby'Imana yankoreye, ngakurikiza n'ibyo Satani yankoreye, mba numva nshaka kuvuga Imana, nkumva nshaka kuvuga imirimo yayo, nkareba n'ibirimo kuba ku isi n'iby'Imana yakoze ku bandi n'ibiki byose, nkareba n'uburyo Yesu Kristo agiye kugaruka, nkurikije ibimenyetso byose yavuze. Nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Turagarutse nanone muri wa mwanya tuganiriramo ijambo ry'Imana. Imana iba yaturinze, ntabwo dushobora kubona icyo dutanga, niyo mpamvu ibihe byose tugomba guhora tuyishima. Mu minsi ishize nigejeje icyigisho, nashimye Imana ko abantu benshi bagiye bampa inama, abandi baranyunganira, abandi bashima Imana, abandi bakampa message zitandukanye. Mwese ndabashimira kubera ko muba mwabashije gukurikira icyigisho. Ubu rero uyu munsi nanone turagarutse kugira ngo tuganire. Umutwe w'icyigisho tugiye kuganira ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo hagiye kubaho inzara. Abafite amaso areba ntazagira ibitezi kandi abafite amatwi yumva bazayatega. Iri ni ijambo tuba dukwiye kwitaho cyane, ugatekereza ukavuga uti ariko se koko nkwiye kubigenza gute? Reka dusenge Imana. Nanone Nyiringabo Nyiribihe, Data twese utuye ahera hategerwa n'inkozi z'ibibi, nongeye kugushimira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nzi ko nkunda kandi ukanyitaho, nzi ko ukunda uwumva ijambo wemeye yuko ntambutsa mu gihe nk'iki. Niyo mpamvu ngusabye ngo Mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, kandi Satani atsindwe, abari ukomeza kutubera umuyobozi kugeza ku musozo, abari wowe ushimwa, kuko tubigusabye Mana mu izina ry'umwana ukunda Yesu Kristo, amen. Iyo abantu habayeho kuba bahaze cyangwa se ibiryo bihari, nubwo utabirya ariko bihari uba wumva nta kibazo, ntabwo ari kimwe nuko byaba bidahari. Ariko iyo dukomeje kureba ibiri hano ku isi, tukitegereza, tubona hari inzara igiye kuba. Ariko iyo nzara se ni iyihe? Tugiye kubanza kurebera mu mateka y'ijambo ry'Imana. Igihe cyo kwa Nowa, Imana yasanze abantu irababwira, na mbere hose Imana yabwiye umuntu ikimara kumurema, ifite ibyo yamubwiye nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Ariko noneho ndashaka kunyarukira mu gihe cyo kwa Nowa. Imana imubwira ibyenda kuba, imyaka 120 igashira Nowa yigisha, ariko ntacyo byigeze bimarira abantu, babifashe nk'ibisanzwe. Ibihe byakomeje kugenda bibaho bikurikirana mu buzima bwacu. Kubumva ururimi mvuga, uzi ibihe bitandukanye waba waragiye unyuramo, intambara zitandukanye, ibibazo bitandukanye, ibintu byo muri ubu buzima bwose bigatambuka ariko bikarenga. Ariko noneho nkavuga ibyo wagiye ubona muri rusange, kugira ngo bitekerezeho neza, wibaze utese ibi bintu uko byahise bikagenda bikagaruka. Dufashe nko ku cyejo wundi cyarangiye, nkunda gutangaho urugero. Covid yaraje isa nk'iyibagiranye, ndetse yahindutse imwe mu mateka ati muri Covid, mbere ya Covid na nyuma ya Covid, aho ngaho tukaba ariho tugeza ibitekerezo. Ariko se utekereza ko byacecetse nta bindi bigiye kuza? Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira noneho ku by'umuhanuzi witwa Yesaya. Iyo dusomye ibyo umuhanuzi Yesaya yavuze, tubona ko yari ariho ku ngoma y'umwami Uziya. Uyu mwami Uziya yaraguwe neza ku ngoma.
ise ngo yari yarakoze neza cyane umurimo w'Imana arashimwa, ariko noneho Uziya nawe akora neza, ariko nyuma ngo amaze kurengwa, byanditswe biratubwira ngo amaze kurengwa ajya gukora ibidakorwa, ajya gukora ibyabuzanijwe, aragenda ajya mu buturo bwera ashaka kugira ngo ajye gutamba kandi atarabyemerewe, ndetse abatambyi baramwegera ngo bamubuze gukora ibizira, ariko aranga. Amaze kwanga baravuga bati uragubwaho n'ishyano kuko wanze kumvira icyo uwiteka avuga, nyaboneka sohoka muri ubwo buturo kuko ntabwo werejwe gukora uwo murimo. Maze aranga ngo ararakara cyane. Muri icyo gihugu yaragiye gutamba neza, amaze kuzabiranwa n'uburakari. Ederi ntiyari yemewe no kujya gutamba ngo ameze atyo, arakaye gutyo, yagombaga kuvamo, ntabwo yagombaga gutamba ameze gutyo. Barangije icyo bakoze, bagiye kumusohora, bagiye ko nababona ibibembe bimufashe mu gahanga, bimufashe mu ruhanga ako kanya, bahita bamusohora, ariko nawe ngo yihutira gusohoka agwa hanze. Yarinze ngo apfa mu nzu y'akato kubera yuko yari yarasuzuguye Uwiteka, apfa atyo ari mu kazu k'akato. Inzu yaherewemo akato kubw'ibibembe yari arwaye biturutse mu gusuzugura Uwiteka. Nshuti yanjye, nagira ngo ubitekerezeho neza. Icyo gihe ngo ibyaha byari bimaze kugwira, biteye ubwoba, bikabije, babayeho nk'abantu batazi Imana. Nyamara ngo nta rwitwazo rwari ruhari rw'uko bashobora kwitwaza ko ntacyo bamenye, kuko Imana yari yaravugiye mu bahanuzi uhereye mbere hose, yakomezaga kuvugira mu bami, ikavugira no mu buturo bwera, hakaboneka abantu baza gucyaha buri munsi, ariko abantu baranga. Muri icyo gihe rero Yesaya yari ari aho ngaho ari umwana mutoya, ariko Imana iramuhagurutsa mu gihe gikwiriye, ahagurukana ubuhanuzi bw'Uwiteka. Ngo maze mwuka w'Imana muzaho, amaze kumuzaho aramwiyereka, arangije aramubwira ati reka ngutume. Aramutuma. Iyo tugeze mu gice cya 6 tubona ko noneho kuko Yesaya yari afite ubushake, yahaherewe imbaraga zidasanzwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mbere yuko tujya kubwira abandi, tujye tubanza natwe twigenzure. Hari akantu nigeze kubabwira kajya kaboneka ahantu iwacu aho dutuye. Iyo umuriro ubuze, umuntu akenshi ahita asohoka n'abana bagasohoka ngo barebe ko kwa kana k'abaturanye umuriro urimo. Ariko buriya twakagombye kubanza kureba ko muri konteri z'iwacu ariho hari ikibazo. Banza urebe muri konteri yawe ko ariho hari ikibazo cyo kibura ry'umuriro ufite, aho kugira ngo ujye kubanza kureba iw'abandi niba umuriro ho uhari. Noneho rero Yesaya nawe atangira kuvuga, Uwiteka yaravuze ati reka mbanze neza umwana wanjye. Arangije amukozi kara ku munwa, arangije aravuga ati tumushaka gutuma. Aravuga ati ndi hano mwami ntuma. Ati ndemeye, kubera ko yaravuze ati mbonye ishyano. Twabisoma muri Yesaya igice cya 6 umurongo guhera ku murongo wa 5, aho yerekwaga ubwiza bw'Imana. Amaze kwereka ubwiza bw'Imana, arangije ku murongo wa 5 aravuga ngo ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bugize gute, bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Imana nyiringabo. Maze umwe mu baserafi aragaruka aza hondi afite ikara mu ntoki. Nuko arangije ngo mukoze ikara ku munwa, amukojeje ikara ku munwa, arangije amwezaho ibyaha bye, amukura gukiranirwa kwe. Arangije yumva ijwi rimubwira ngo ninde watugendera. Yesaya ahita avuga ngo ndi hano mwami ntuma. Tumushaka gutuma. Haleluya. Yesaya ntabwo yatindije, agenda mu murimo w'Imana. Yari yatangiye kubabwira, arababwira. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 1 hari amagambo tuhabona yababwiye, shaka ko dusoma. Iyo dusomye guhera ku murongo wa 1, babanza kutubwira nyine ko yari ari mu ngoma y'umwami Uziya.
ibyo Yesaya mwene AMOSI yeretswe ku ngoma y'umwami Uziya no ku ya Yotamu no ku ya Ahazi no ku ya Hezekiya umwami w'Abayuda, ibyo yerekwaga ku Bayuda no ku Yerusalemu nibi. Umva ibyo yerekwaga. Umva wajuru we, tega amatwi nawe wasi we, kuko uwiteka aravuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera, nonkeje abana ndabarera ariko barangije barangomera. Inkimenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja, ariko bo ntibanzi, ubwoko bwanjye ntibubyitayeho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, baramuharuruka basubira inyuma. Umurongo wa 5 uravuga ngo mbese niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhere mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa, haba no gupfukwa nta nubwo byabobejwe amavuta. Nagira ngo ubyumve ubitekereze neza, nta nubwo ibyo byigeze bibobezwa amavuta. Iyo dusomye mu buhanuzi batubwira ko amavuta ari umwuka wera, nta mwuka wera bari bafite, ahubwo ahantu hose hari ibisebe binuka, ibisebe bitigeze gukandwa. Yesu yaratangira avuga ati umva inkimenya nyirayo, ariko abantu banjye baranyibagiwe, abantu banjye baranyibagiwe, bahindutse ubwoko bukiranirwa. Nshuti yanjye nkunda, muri iyi minsi ntabwo abantu bashaka kumva ibyo bintu, ahubwo icyo abantu bashaka umuntu babwira ngo amena, bagashaka umuntu babwira aleluya, bagashaka umuntu babwira gahoro, bagashaka umuntu babwira ko bagiye gukira uburwayi, bagashaka umuntu babwira ko bagiye kubona amafaranga, bagashaka umuntu babwira yuko agiye kubona umugabo, umuntu agiye kubona umugore, bagashaka umuntu babwira ko amafaranga ari hafi rwose, yaca iburyo yaca ibumoso amafaranga akayabona. Mbese ubuhanuzi bw'ibyiza, nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo birirwa babwira ubwoko bwanjye ngo ni amahoro ni amahoro, nyamara nta mahoro y'abanyabyaha, niko uwiteka Imana ivuga. Ariko turashaka amahoro aho atari. Narababwiye ngo amahoro agira icyo amarira umuntu, ni amahoro umunyabyaha ahabwa, amahoro ameze nka yayandi mu Kristo yahawe ubwo yari amaze kurabuka umusaraba, maze yarangiza akitera hejuru akaririmba ati iteka nagendaga, iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro, ntazibagirwa ukundi. Haleluya. Ngo ayo mahoro niyo yonyine dusabwa kugira. Aya ngaya Yesaya yarayabonye aruzura cyagihe muri kiriya gice cya 6 ubwo yabonaga ubwiza bw'Imana, none harangije arakomeza akomera ku rugamba, abasha kuvuga ubutumwa abwira bene wabo kugira ngo bave mu byaha, kugira ngo imitima yabo inezeze uwiteka Imana, kuko ibyaha byari birunze. Aravuga ararira aratakamba ati inkimenya nyirayo, ariko ubwoko bwanjye bwaranyobeye. Muvandi, nagira ngo utekereze, urebe ahantu wahabiye, urebe ukuntu byagenze bituma Imana ivuga yuko itagishaka kubana nawe. Noneho rero ndashaka kugira ngo tumanuke tugere ku murongo wo hasi, mwumve icyo Imana ivuga. Ku murongo wa 11 haravuga ngo ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira mbese bimaze iki? Niko uwiteka abaza. Mazi ibitambo
ibitambo by'amasekurume n'intama byoswa n'urugimbu n'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa n'ay'amasekurume y'ihene. Iki gihe reka mbabwire, mwibuke igihe Yesu yagendaga akajya mu rusengero akavuga ngo inzu ya data bayihinduye iki? Bayihinduye isenga y'abambuzi. Kiriya gihe ngo yarababaye cyane, yarebaga ukuntu bahinduye ibitambo. Murabizi ibyanditswe bitubwira yuko ubundi mbere iyo umukene yabaga yakoze icyaha, noneho akaba ari mu rwego rwo kujya gushaka intungura. Inuma y'intungura ngo yarirukaga akajya kuyishaka, maze yayibona, ngo yayibona yarushye yantungura, ngo agasanga ngo yacitse ibaba. Ubwo akayirekura ikigendera, kuko umutambyi ntiyari kuyemera, kuko igitambo cyagombaga kuba kidafite inenge. Noneho ngo agasubira akajya gushaka indi, yajya gushaka iyindi, none agasanga nanone yavuyeho akantu, ngo akaruha mpaka yibonye, maze ngo ubuntu bw'uwiteka bukayimanura bukayishyira mu biganza by'umunyabyaha, maze ngo yayibona akayijyana ku batambyi, akagenda yishimye cyane, akavuga ati wama ngo ne kuzongera gukora icyaha, wama ngo ne kuzongera gukora icyaha. Ngo akagenda ababaye, ayanze icyaha, adashaka kongera gukora icyaha na rimwe. Rero ngo hari ubwo yibeshyaga akayishyikira akayijyana, ariko agasanga hari akantu na gato kayivuyeho. Noneho ngo agasubirayo umutambyi, kuko yabaga icyo gihe yanze, agasubira kujya gushaka indi. Niho rero narimbabwiye ngo iyo yayibonaga noneho akayijyana, yarishimaga, umunezero ukamurenga, ariko afite agahinda ko kutazongera gukora icyaha, kuko yaruhijwe no kubona igitambo. Abayuda rero babibonye, ndetse n'abakomeye batangaga ibimasa, nyine yarebaga ukuntu yigomwa ikimasa cye cyiza kidafite inenge, akavuga ati oya, ngubu koko nkora icyaha, koko nzagira ubwo nzajyana iki kimasa cyanjye. Babonye yuko abatambyi bagezaho bafata ibitambo, ba bantu bajyaga gushaka barushye, bahitamo kubicuruza. Noneho bahisemo kubicuruza, abantu bazaga kubigura, noneho akavuga ati se ndarushywa n'iki kujya niruka inyuma y'inuma y'intungura, reka ngende nyigure. Ndarushywa n'iki gufata ikimasa cyanjye cyiza, ejo cyari kuzambyarira iki, nshobora kukijyana n'ubundi abatambyi bakacyanga, reka ngende njye kugura icyabo. Noneho rero icyo gihe baranatambaga, abana b'intama bagapfa bakaboroga, inka zikaboroga, amatungo akaboroga, ariko amaraso yamenekaga ntacyo yababwiraga. Ngo bari basigaye batamba ibitambo kubwo kwishakira inyama zo kurya gusa. Yesu ahageze agahinda karamwica, noneho niko kubatatanya, aravuga ati inzu ya data mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Uyu munsi nagira ngo mbabwire, insengero zihari mu isi yose, abantu barimo gusenga, abenshi ntabwo bazi icyo bakurikiye. Abenshi baragenda, hari abantu babaraho, hari abadiyakoni, hari abakora protokole, umuntu agahera mu gitondo ari muri protokole, agatahira protokole bukira, akageza nimugoroba, ubundi akitwa umukozi w'Imana. Umuntu agaheraho yabaye umudiyakoni umwaka wa mbere, aba umudiyakoni umwaka wa gatanu, arakomeza gutyo, ariko ntacyo byigeze bihindura imibereho ye. Umuntu yatanze icyacumi, atanga amaturo, aritanga mu buryo butangaje, ariko umutima we wuzuye ibisebe, ntabwo yigeze asigwa amavuta, ngo kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima, nta kintu na kimwe kigaragaza yuko watujije Imana mu bugingo bwawe. Niho rero ahangaha Yesaya yuzuye mwuka w'Imana, maze arangije aravuga ati ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira ntacyo bimaze. Mwaranze guhinduka, nta kintu bimaze. Uwiteka ngo niko abaza ati ibyo bitambo byanyu mutekereza ko hari icyo bimaze? Arangije aravuga ati ndabihaze, ibyo bitambo byanyu by'amasekurume y'uburyo bwose ndabihaze, kuko ibyo ntabwo ari byo binezeza.
ntabwo ibyo ari byo binezeza. Umurongo wa 12 ati yo muza kunshengerera ninde uba wabahamagaye muza kundibatira urugo, ninde uba wabahamagaye muza kundibatira urugo. Aravuga ati ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro, imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe, ibyaha bivanze no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Hari abantu bari hanze ahangaha bateranya ngo amateraniro, ariko ya materaniro buri gihe akaba ari amateraniro yo gushaka amafaranga. Igiterane cy'icyumweru, igiterane cy'ibyumweru bibiri, igiterane kimeze gutya. Uyu munsi dufite umubwiriza wavuye muri Canada, ejo dufite uwavuye muri USA, uyu munsi dufite uwavuye hanaha, ariko bakabikora mu buryo bwo gushaka amafaranga cyangwa mu buryo bwo kugira ngo abantu batabacikaho nka bya bindi Sawuli yakoze, atari urukundo bakunze Imana no kugira ngo bihane bakiri icyaha. Nagira ngo ubigenzure neza, urebe amateraniro wakurikiye yose, urebe niba hari ikintu byigeze bikumarira, urebe niba ibi bisebe byawe byarasizwe amavuta, urebe niba warigeze gukanda ibi bibyimba, urebe niba umeze nk'uko Imana ibishaka. Nshuti yanjye, Imana iraguhamagara kandi iraguhamagaza urukundo, ntabwo ishyiraho igitugu ahubwo irakwinginga. Ariko rero wirindira kwikomeza kukubwira ngo ayo materaniro muterana irayarambiwe. Noneho ikindi gikomeye cyane ngo ibyaha byanyu bivanze no guterana kwera bikurweho. Ibyaha byanyu bivanzwe no guterana kwera. Buri munsi tukajya gusenga, buri munsi tukajya guterana, ariko imitima yacu yuzuye ibyaha. Reka mbabwire, hari abantu bakunda kumbwira batese kuvuga cyane, ndetse ukavuga ufite imbaraga, ubona urimo kubwira abantu hari babwira nko ku ngufu, ati wajya uvuga gahoro ntago bazajya bumva. Reka mbabwire, uwampa hari ubwo njya ntekereza nkavuga nti nkurikije iby'Imana yankoreye, ngakurikiza n'ibyo Satani yankoreye, mba numva nshaka kuvuga Imana, nkumva nshaka kuvuga imirimo yayo, nkareba n'ibirimo kuba ku isi n'iby'Imana yakoze ku bandi n'ibiki byose, nkareba n'uburyo Yesu Kristo agiye kugaruka, nkurikije ibimenyetso byose yavuze. Mba numva nkwiriye kuba nagenda wenda mpfukamye, abantu bose bakambaza baturiya muntu aragira ibiki, nkagenda mu muhanda wenda nkanyura nka sansinike, ku buryo umuntu ambaza ati ahura hakora iki kuki bimeze gutyo, kugira ngo mubwire impamvu ndimo kugenda gutyo. Cyangwa nkumva najya nko hejuru mu kirere nkamarayo byibura nk'amasaha 3, isi yose ikabimenya, ikankoraho ubukerarugendo, iza kumbaza ibyo bintu, noneho nkababwira ukuntu Imana igira neza. Haleluya! Nshuti yanjye nkunda, rero impamvu mvuga cyane, nkurikiza ibyo batubanjirije bavuze, kandi ntabwo ari jye wiyobora, nyoborwa n'Imana kugira ngo mbe numva navuga. Uwitwa Nehemiya yaravuze kugeza ubwo yafashe inkoni arakubita, abapfura ubwanwa, abapfura n'imisatsi, kugira ngo bumve bareka kwica amategeko y'Uwiteka, kuko bababazaga Imana. Kandi Nehemiya yaravuye kwa sebuja aje ababaye, afite agahinda, afite intimba nyinshi, ashaka gukiza bene wabo, ariko batabyumva, kugeza ubwo akoze ibyo bimenyetso byose. Rero mumbabarire, ndabakunda kandi mba numva nifuza yuko twakwihana tugakira, kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo dushobora kuguma twibereye mu minyenga, tuvuga uko twabayeho, tuvuga ukuntu nyine ngubu tumaze kubaka ama etaje, tumaze kugura amamodoka, tumaze kubaka ibintu, twafashije abantu, twagize gute. Ni igihe cyo kurangura, kuko ibyo byose bigiye gusigara mu isi. Niyo mpamvu mvuga naciye ku ruhande nkavuga nk'ibyo Yesaya yabwiwe n'Uwiteka, akavuga ngo guterana kwanyu kuvanze n'ibyaha ndakurambiwe. Guterana ariko kwisku kwera, guterana kwisku kwera ndakurambiwe. Ibaze, uribaza kugira ngo buri gihe ujya guterana ufite Bibiliya, uyitwaye ucya, ufite ibitabo, ukajya mu rusengero, ariko ukaba ufite ibyaha utigeze wihana guhera igihe wamenyeye ubwenge,
ukaba utarigeze wihana, n'ushatse kukubwira warangiza ukavuga uti ntabwo ibyo bindeba, ati ntimugakabye, ibyo ni ugukabya. Buri muntu wese ariyizi, buri wese azi umutima we. Reka mbabwire ngo Imana ngo ireba mu mutima, ngo ntabwo ireba inyuma. Humva, ibyanditswe byera bivuga yuko buri giti cyose cyera imbuto zacyo, kandi akuzuye umutima gasesekara inyuma. Kandi abubwiriza, abo ushaka kubwira, bo bareba inyuma, ntabwo bareba imbere. Niyo mpamvu Imana igomba kukubwira uti eri imbuto zikwiriye abihannye. Yibwira Yesaya iti babwire ngo guterana kwabo kwera kuvanzwe n'ibyaha. Ngaho reba amateraniro avanzwe n'ibyaha uko angana. Mu gihe cya Yosuwa, ubwo Akani yakoraga ku byashinganywe akabyiba, uwiteka yaravuze ngo sinzongera kugendana namwe, sinzongera gukorana namwe, kereka gusa mumaze gukura ikizira muri mwe. Mugakura ikizira hagati muri mwe, niho nzagendana namwe. Niko yababwiye. Rero shuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo nimureke dukura ibyo bizira hagati yacu n'Imana, kugira ngo tubashe gusigwa amavuta, kugira ngo tubashe gukandwa ibyo bibyimba, kugira ngo tubashe kumenya Imana. Niba twarabonye urugero rutubwira ko inka imenya nyirayo, noneho twe tukaba twarananiwe kumenya Imana yacu dukesha byose, noneho buri muntu wese yihane. Mbese sibyo shuti yanjye? Imana irakubwira ngo ihane. Yarakomeje Imana iramubwira ko umurongo wa 14 ngo imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu byategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Imana irushye kubyihanganira ibintu byawe byose, Imana irushye kubyihanganira. Umurongo wa 15 baravuga ngo nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, kandi ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Shuti yanjye nkunda, ngaya magambo Imana yashyize muri Yesaya, ngaya magambo uwiteka yatumye Yesaya. Iramubwira ikigendo ubabwire ngo ndushye kwihanganira ibyo bakora, ndushye kwihanganira ibyo bakora. Imana irushye kwihanganira ibyo ukora. Imana irushye kwihanganira guterana kwawe kuvanze n'ibyaha, kuva gusambana ukajya guterana ukumva nta soni biguteye. Ndetse Yeremewe yaravuze ngo bamaze gukora ibyo ngo ntabwo bigeze bagira isoni, ngo haba no guhonga mu maso. Bega kaga shuti yanjye, habe no guhonga mu maso. Imana rero irimo iravuga ngo genda ubabwire ko mbirushye, birananiye, ndushye kubyihanganira. Umurongo wa 14, ndananiwe kubyihanganira. Nagira ngo ubitekereze wumve. Aravuga ati nimwiboneze. Umurongo wa 16, nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwiga gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi, nimuze tujye inama. Niko uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama. Nimwemera kumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izagira ite? Izabarya, kuko akanwa k'uwiteka ariko kabivuze. Urumva amagambo Imana ivuze muvandimwe? Urumva amagambo Imana ivuze ngo ndushye kubyihanganira. Uyu murongo wa 12 urantangaza cyane, nkumva mbese sinavuga ngo urantangaza, urambabaza. Ngo iyo muza kunshengerera, ninde wababwiye kuza kundibatira urugo? Iyo muje kunshengerera, ninde uba wababwiye kuza kundibatira urugo? Imana iravuga ngo ndushye kubyihanganira. Niyo mpamvu uyu munsi genda kugira inama kugira ngo wumve icyo Imana ivuze. Iravuga ngo ndushye kubyihanganira, ariko iravuga ngo nimuze tujye inama. Niko uwiteka avuga. Dusomye ku byo umuhanuzi AMOSI yanditse, mwumve uko umuhanuzi AMOSI yanditse. Ubwo
byari bikomeye, nabwo bigeze ahantu habi, abantu bose bakora ibizira, basenga ibishushanyo, bakora ibyangwa n'uwiteka. Mwibaze kugera ku rwego Yesaya yahawe buriya butumwa bw'uko uhereye mu gitwariro kugeza mu mutwe ari ibisebe binuka ariko bitigeze bikandwa na gahoro. Noneho irongera ivugira muri AMOSI, uwiteka yarahiye ubwiza bwa Yakobo, umurongo wa 7 w'igice cya 8. AMOSI igice cya 8 umurongo wa 7 aravuga ngo uwiteka yarahiye ubwiza bwa Yakobo, ati nukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Mbese ibyo si byo bizatuma isi hinda umushyitsi, abayirimo bose bakaboroga? Ese mutekereza ko ibyo dukora atari byo bizatuma isi hinda umushyitsi? Atari byo bizatuma umuborogo wuzura isi? Ibyo dukora ngo izuzura rwose nka rwa ruzi, izarengera hanyuma yike nk'uruzi rwo mu Egiputa. Yike nk'uruzi rwo mu Egiputa. Uruzi rwo mu Egiputa ibyo rwakoze murabizi. Yike nk'uruzi rwo mu Egiputa. Kandi uwo munsi niko uwiteka Imana ivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu. Tekereza, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, mu gihe cyo kuva ku izuba rizarenga. Kandi nzazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. Erega bugiye kwira nshuti yanjye, ngo ibirori byanyu nzabihindura umuborogo n'indirimbo. Mana yanjye, gutegura ubukwe muri iki gihe ukuntu bisigaye bimeze biteye ubwoba. Ibirori byose nibyo twahagurukiye, ariko umva byaba ibirori byateguwe n'amatorero musengeramo, ibyo birori byose bimeze gutyo, bitarimo amavuta, bitarimo mwuka wera, bitarimo Imana n'ijambo ryayo, umva hagiye kuba inzara iteye ubwoba. Kandi ibyo mukora ngo nibyo bigiye gutuma isi rohama, nibyo bigiye gutuma isi icura umuborogo. Ngo ibirori byanyu, umurongo wa 10 w'igice cya 8 cya AMOSI, ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose zibe iki amaganya. Kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira, n'imitwe yabo ihinduka inkomborerwa. Nzabateza umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege, amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Nshuti yanjye nkunda, umva umurongo wa 11 aho nashakaga kubabwira yanzara iteye ubwoba igiye gutera. Ngo dore iminsi izaza, niko uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ariyo kumva ijambo ry'uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bakajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburengerazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'uwiteka, ariko ntabwo bazaribona. Ati uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota, bazajarajarizwa n'ahantu hose no gushaka ijambo ry'Imana, ariko ntabwo bazaribona. Nyamara niba wari wemeye uyu munsi ukemera ijambo ry'Imana, ukumva icyo Imana ikubwira, ukemera ko iryo jambo rikorera muri wowe, uyu munsi mwuka w'Imana yataha umutima wawe. Reka muvandimwe utekereze neza, wumve icyo ukwiye gukora mu gihe nk'iki. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira amagambo akomeye, ngo ubwo abayuda bahabwaga imiburo bakayanga, ubwo Yesu Kristo yazaga ahubwo buri munsi bagahigira kumwica, ubutumwa barabwambuwe, maze burangije buragenda buhabwa abanyamahanga. Abantu bavugaga ko batemera Imana, abantu bari barashyizwe mu kato, abantu bari hirya iyo ngiyo. Imana yarabasanze kandi n'ubu iri kubatumaho, kandi n'ubundi iracyabatumaho. Rero ngo bamaze kubyanga, ngo iryo hame ryakoze icyo gihe n'ubundi rizakomeza rikore ngo mu murimo w'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ngo iyo itorero rero ryabwiwe rigahabwa umuburo rikawanga, umva ibikurikiraho. Iyo itorero rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana, umwanya ryaba ririmo uwo ari wo wose, uko ihamagara
ihamagarwa ryaryo ryaba rikomeye kandi ryera kose, ntishobora kongera gukorana naryo, ahubwo itoranya abandi kugira ngo bikorezwe inshingano z'agaciro gakomeye. Ariko aba nabo iyo batiyejejeho ibikorwa bibi byo mu mibereho yabo, iyo batigenzurishije amahame yo kwera no gukiranuka, icyo gihe uwiteka abahana yihanukiriye kandi akabacisha bugufi. Batakwihana, uwiteka akabakura ku murimo we akabavuma. Mbega akaga, akabavuma. Nshuti yanjye, ese wari uzi ko ushobora kuba uvuga ko urimo gukora umurimo w'Imana warahindutse ikivume kubera ko ijambo ry'Imana ridakorera muri wowe, kubera yuko wanze kwihana? Wari uzi ko ushobora guhinduka ikivume? Banza wumve ibyo urimo gukora. Niba uririmba, guterana kwawe kuvanzwe n'ibyaha, inzara igiye kukwica. Guterana kwawe kuvanze n'ibyaha, kuririmba kwawe kuvanze n'ibyaha, kujya mu rusengero ugiye kuribata urusengero rw'Uwiteka. Uwiteka araguhamagara uyu mwanya, arakubwira ati mwana wanjye ngwino, have sigaho, wikomeza gukora umurimo kandi waragize gute? Warahindutse ikivume kera. Ibyanditswe biravuga ngo mu minsi y'imperuka amatorero azakomeza kuyoborwa n'abantu batahindutse, abantu badakorerwamo na Mwuka Wera, abantu batasizwemo ya mavuta Yesaya yabwiwe ubwo yabwirwaga ngo nta nubwo ibyo bisebe byigeze gukandwa cyangwa ngo bisigwe amavuta. Ayo matorero azakomeza kuyoborwa n'abantu bameze batyo, babaye ibivume, badakorana na Mwuka w'Imana. Niyo mpamvu n'uyu munsi ngo Yesaya yinjira mu itorero, ngo kiriya gihe ngo byari ibintu biteye ubwoba, abantu batakizi ikijya mbere, bakora ibyaha nkana, bakora ibizira. N'uyu munsi rero niko bimeze. Nshuti yanjye nkunda rero, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikwarure, ariko nubyemera wemere kuba mu ijambo ryayo. Nurangiza ubwira Imana uti Imana, ubunje uko ndi nta kindi cyankiza. Uvuga uti Imana, ndokoresha amaraso yawe, ndashaka kuba umwana wawe, ndashaka kugendana nawe, ndashaka kuba uko ushaka. Maze ubwira Imana uti Imana, cya gitambo cy'ikaruvari ndakireba, ndakwinginze ngo ari amaraso yawe wavuye, menye ko ari kubwanjye, menye ko ari kubwanjye, maze mvuge ngo ndaje Mana, kandi nzi ko witeguye kunyakira. Nukuri y'inzara n'inyota nzi ko nzabishirira imbere yawe. Nukuri nibyo ngusabira mu izina rya Yesu, amena. Ndagushimye Nyiringabo, ndagushimye byiringiro by'umugisha, ndagushimye muyobozi utayobya. Nukuri ndakwinginze ngo utwarure, uturinde kuzicwa n'inzara kuri wa munsi, ahubwo duhagarika imbere y'ibirenge byawe, dukomeze kunyurwa n'igitambo cy'ikaruvari, nuko tuyoborwa n'ijambo ryawe. Mwuka Wera ridusobanurire. Nibyo ngusabye mu izina rya Yesu, amena.